ndagira ngo nanjye nze gusenga dutangira ibi bintu tugiye kwiga. ni inyigisho z'uruhererekane mu kinyarwanda tuzagenda tureba twigira hamwe ku mpamvu y'uko ari ibintu nyine bidufitiye akamaro. Ni fondasiyo, ni ishingiro ry'ibyo twizera byose. Icyo nshaka kuvuga ni uko kwiga ibijyanye na Bibiliya tukamenya ukuri kwayo, kuki tuyizera, ni ikintu gikomeye kubera ko niho honyine dukura ibyo twizera. Bityo rero isoko itobamye ntabwo n'ubundi ibyo twakuramo byaba bifite akamaro. Ari nayo mpamvu nyine n'abanzi b'ibyitwa ubukristo cyangwa n'ubukristo nyakuri bahera aho ngaho bagize Imana. Bibiliya yaba igitabo nk'ibindi byose. Rero ndaza kugira ngo nze gusenga, ariko maze gusoma iki cyanditswe ngira ngo tujyane muri Luka igice cya 16, hanyuma nsenge, hanyuma dukomeze. Ndaza gusaba ko abavandimwe abaza kubishobora, kandi numva ko abenshi mukwiye rwose kwikubita agashyi mukabishobora, ko muza gufata Bibiliya zanyu cyangwa se ahantu mwandika, yaba muri telefoni yaba ku mpapuro, kugira ngo ibintu turi buvuge uze kugenda ujye kubigenzura. Nifuza ko ibyo bintu bitaba gusa kubyumva, ariko binagenda bigacengera mu musokoro w'ubuzima bwawe, ukajya ubiviva, ukabigenda ukumva kabisa bikurimo. Murabyumva? Reka rero nk'uko wumva bavuga ngo ndi umunyarwanda, cyangwa nyine umuntu akiyumvamo ko ari umunyamerika, undi akiyumvamo ko ari umunyarwanda, ndifuza ko rero tuza kuba tudapfa gusa kubicaho hejuru. Reka nsome mwumve muri Luka igice cya 16, icyo ni icyanditswe cya mbere nshaka ko duheraho tuze kugenda tureba ibindi. Haravuga ngo hariho umutunzi 16-19 wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza, iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwa Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuza guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa, arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi anonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Tujye kuri 26. Kandi uretse n'ibyo, dore uwo 25, Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabasha, kandi n'abavaho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwoherereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi, babumvire. Nawe ati, oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Reka nsenge bavandimwe. Mwami mwiza, turi imbere yawe, hose ni imbere yawe, ariko turimo Mwami turinginga kugira ngo imitima yacu ibyumve koko turi imbere yawe. Mwami, aho kugira ngo uze kuvuga amagambo adahura n'ukuri kwawe, Mwami uze kungira ikiragi, undeke kuba ikiragi nyuma y'uko uyu mwanya urangiye. Ariko Mwami, niba ubona ko wakoresha ikaramu igoramye ugaca umuntu ugororotse, umfashe mvuge Mwami nkubwirijwe nawe, maze Mwami unyumva
haba hasigaranye ikintu kimwe, kwibaza ati uku ko ari ukuri ndagukoresha iki. Araba ameze mwami nk'igihe Pilato yari akuri imbere yibwira ko arimo ari gukubaza ibibazo, ariko mukuru niwe wari uri mu rukiko kumubaza uti urangenza ute ko muri imbere nakubwiye ukuri. Ufashe buri muntu wese mwami, bitari ibintu byo kongera ubumenyi, kongera amakuru azajya kubwira abandi cyangwa bemeze, oya mwami, bibe ibiba fondasiyo, ibiba mwami Imana ibyongera itafari kuri uru rugendo. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bavandimwe rero, niba mukinyumva mureke dusubire kuri iki gice cya 16 cya Luka, aricyo nza gusa n'ushingiraho, ariko by'umwihariko ku mirongo yacyo isoza 29 kugera kuri 31. Ariko reka mbanze se n'uvuga iri buriro. Bavandimwe, nko mwabonye kuri groupe twanditse ngo dutangiye inyigisho, uruhererekane rw'inyigisho zivuga ibigwi bya Bibiliya. Ibigwi nk'uko mubizi, muri buri gice cy'ubuzima hagira ururimi rwakoreshwa. Urugero, iyo tugiye mu bintu by'ubucuruzi n'imari, uzumva bavuga ngo gross, ngo salary, cyangwa bavuga ngo net profit. Nyine hari amagambo aba icyo gice cy'ubuzima gikunda gukoresha: demand, supply, debit, credit, ibintu nk'ibyo, ku buryo iyo ugiye mu by'ubucuruzi ayo magambo uzayasangayo. Nuza mu bintu tuvuga urugero by'ubwubatsi, usanga barakubwira ngo ikorone, fosekeri, bakubwire nyoka. Nyine abazi by'ubwubatsi, iyo ugeze muri icyo gice cy'ubuzima ayo magambo urayumva. Wajya mu bintu bya politiki ukumva barakubwira policies, strategies, murabyumva. Nyine ugasanga buri gice hano twisangamo mu buzima, n'ujya mu buganga naho usanga bafite ibyo bavuga by'imiti n'uburwayi, ku buryo iyo uhageze wumva usa nkaho uri umushyitsi. Icyo ndimo kuvugira ibyo ngibyo, no mu iyobokamana mu byanditswe byera harimo amagambo dusanga ahagenewe. Nari nazi izo ngero zibanza, ngira ngo ze kugaruka mvuga ibya economy, demand, supply, sinzi credit, sinzi debit, byose. Nujya muri mu bwubatsi, bira dosage, ikorone, rongerine, ibintu nk'ibyo. Nujya muri politiki nabo bati policies, amabwiriza, byose mbese murabyumva. Ubanye n'amahanga, ku buryo nyine buri field igiye ifite ururimi usanga rukoreshwa muri yo. Nitujya rero mu iyobokamana naho murabyumva bavandimwe, niho uzasanga amagambo nko kuvuga ngo umuntu wa kamere, uhasange amagambo nko kuvuga ngo umuntu w'umwuka, kubyarwa bwa kabiri, murabyumva. Cyangwa se kwihana ibyaha, cyangwa se repentance mu cyongereza. Ndashaka kwerekana ko buri gace kagiye gafite amagambo. Nitujya twumva amagambo nka attributes of scriptures, cyangwa tukumva amagambo nka sufficiency of scriptures, cyangwa kuba ibyanditswe byera bihagije, nitukumve tuvuga ngo ibyo bintu birahanitse ni ibiki. Oya, ni amagambo aba akoreshwa mu gice runaka cy'ubuzima, nk'uko nabonye biriya nababwiraga bibanza. Ibyo rero ndashaka kwerekana, ndashaka gusasira iri jambo twavuze ngo sufficiency of scriptures. Impamvu nanone bikunze kuba biri mu cyongereza ni uko ujya usanga abantu babitinzeho bakabigenzura bakabyandika barakoreshaga indimi z'amahanga. Ushobora kumbaza uti ibyo by'ibintu by'iyobokamana by'abanyamahanga njye simbishaka, ariko ibyo byaba birimo uburyarya, kubera ko telefoni bakoze ntabwo uvuga utyo, indege bakoze ntabwo uvuga utyo, ahubwo uhora bavuga ngo ugiye kujya mu ndege bakabipositinga ngo babonye visa, ngo Imana yamwibutse. Icyo nshaka kugaragaza ni uko ntago ari urwitwazo kuvuga ngo kuko iryo jambo ryanditswe n'abanyamahanga bityo ngo utesha agaciro iryo jambo, kandi mu bindi bigufitiye inyungu by'ubuzima busanzwe utajya uritesha agaciro. Iyo tuvuga abahanga, docteur cyangwa masters of science, cyangwa tukavuga professor, ayo ni amagambo y'amanyamahanga. Ariko mwibuke ko turabubaha, tukabahereza ku gaciro, bakaba abaganga, bakatuvura, bakadutwara
mu ndege, abandi bagakora pilots, n'abandi bakarinda umutekano. Niba rero ayo magambo y'amanyamahanga ahandi nayinyura ngo nyirukane nyakure muri sosiyete nkayemera, ndetse naba niswe dogiteri nkumva ndi umuntu uremereye, ntabwo byaba ari uburyarya mbisaze mu iyobokamana mwihunza ngo kubera yuko ibyo bintu ngo bitari mu Kinyarwanda. So rero ibyo narimo nerekana impamvu nyine rational cyangwa impamvu byumvikana ko gukoresha amagambo ntacyo bitwaye. Rero bavandimwe, ariko iyo tumaze kuyabona tukabona ari muri izo ndimi, tujya kureba mu byanditswe byera ko ari byo koko ko ayo magambo ahari, cyangwa ari ibintu abantu bihimbiye. Icyo nicyo gikomeye. Ikibazo si uko navuze ijambo nkarivuga mu rundi rurimi, oya. Ikibazo no kwibaza ngo ese koko icyo risobanuye nibyo? Iyo mvuze agakiza mu cyongereza nkavuga ngo ni salvation, noneho wowe genda ureba, ahubwo wivuga ngo kuko mbishyize mu cyongereza ni ikibazo, ahubwo icy'ingenzi ni ukureba ese uko nabisobanuye, ko navuze ko ari ikintu Imana ikorera umuntu ikamukura munsi y'urubanza rw'iteka ikamuha ubugingo buhoraho ku bw'ubuntu bwayo. Reba koko nabisobanuye uko cyangwa nabeshye. So rero dutangiye izi series nababwiraga abavandimwe, ndashaka ko tuziga ibigwi bya Bibiliya cyangwa se attributes of the Bible. Iyo tuvuga ibigwi tuba tuvuga ibintu byiza biranga umuntu cyangwa ikintu. Urugero, iyo tuvuze ngo ibigwi wenda by'ingabo z'u Rwanda ni urugero, tuba tuvuga ko bagira discipline ni urugero, tuba tuvuga ko batarya ruswa ni urugero, tuba tuvuga ko bita ku cyo batumwe ntibajye mu bindi. Iyo tuvuga ibigwi nicyo tuba tuvuga. Rero iyo tuvuze iryo jambo tukagerekeza kuri Bibiliya tukavuga ibigwi, tuba tuvuga ibintu Bibiliya biyiranga ubwabyo, yigaragajeho ubwayo. Ibyo bintu bikaba ari zo nkingi zo kwizera kwacu, ku buryo ibyo bintu niba utari ubizi ku byanditswe byera, bishobora kuba ariyo mpamvu umunzani wawe w'icyo wita ukuri n'icyiza ari Ishya TV, ari TV1, ari ba KNC, ari Hollywood movies z'inkundo n'ibihinde, ukuri kw'icyo wita urukundo, ukuri kw'icyo wita kugaragaza urukundo, bikaba byose bishibuka muri ibyo bintu aho gushibuka ku byanditswe byera, ku Mana yakuremye. Biterwa n'icyo kintu cy'uko utazi ibyo bigwi by'ibyanditswe byera. Muri byo rero icya mbere ni iki turi buvugeho, cyitwa sufficiency of scriptures, cyangwa se uburyo ibyanditswe byera bihagije, murabyumva, kutubwira uburyo umuntu yaba hano ku isi abizi neza ko afite ubugingo buhoraho, abizi neza ko urupfu ruje ari graduation kuri we, atari gushimutwa. Ntago ari abantu bamenye uko kuri, bamenya ko iyo urupfu ruje ni umunsi wo kuminuza, ni umunsi wo kujya aheza, ntago ari umunsi wo gushimutwa. Hari amakuru abavandimwe batubanjirije bajya bavuga ukuntu kera, kandi reka mbere mu miryango yanyu ndetse n'uwanjye, icyiza nuko abantu bose bumva ururimi bazi n'umuco tuvamo. Kera yari umwana ukagenda ukabwira umubyeyi ngo urabizi ngo narose ngiye kujya mu ijoro, numva nshaka kwigira mu ijoro, ahita avuga turakamenya, uramenya wakana we ntugakungure. Kubera iki? Kubera ko urupfu rwamuhahamuye, aruhungira kure, ku buryo nyine n'umusuhuzanyo z'abantu b'Abanyarwanda bavuga ngo urahara aharyana ahataryana harara umwanzi. Kubera iki? Aharyana bavuga ngo uraba ufite ubuzima, ikintu cyakurya ukacyumva, cyangwa n'izo ndamutso uramuke, mwifurije uburame. Ibyo byose ni ikimenyetso cy'uko umwene muntu, by'umwihariko wacu twebwe muri twe Abanyarwanda, no mu Cyongereza birahari, za Johnny Massies n'ibindi, ni ikimenyetso cy'uko umuntu urupfu rwamubereye umushimusi. Urabyumva? Bibiliya rero itwereka ibyo bintu bikomoka naho bizarangirira, n'uburyo umuntu yaba hano ku isi afite ihumure ry'iteka ryose, abizi neza ko urupfu niruza ruzamubera umunsi wo kurangiza kaminuza, ari umunsi wo gufata ikirabyo no kwambara ingofero, atari umunsi wo kuvuga ngo imigambi yanjye irashize, ngo iminwa yume, ngo amarira y'abagabo atemba ajye mu nda. Oya,
rero bavandimwe, nari mbabwira ukuntu kera muri leta y'abaroma iyo wajyaga ahantu abamenye ukuri bashyinguye ababo, ukajya n'aho abataramenye ukuri bari mu isi nk'abandi bose uko twavutse, warabibonaga kumva zabo ukuntu handitseho. Ku baroma umuntu utarazutse utazi ukuri we yabonaga imva, wabonaga ivuga ngo hano hashyinguye ibyiringiro by'umuryango, hano hashyinguye umugabo, inkingi ya mwamba y'umuryango. Nubwo agiye umutima wacu uzahora ubana nawe, waradushavuje twarashize. Ariko wagera ku bituro by'abizera bahumutse bazi neza uko kuri, wahasoma ugasanga handitse ngo igendere wadutanze ubwiza, wadutanze mu bwiza. Genda ntwari, ni wowe uza heza twebwe twifuza kuzaza, tuzatubane nawe. Wadutanze kugeraho icyaha kitagera ku muntu, wadutanze kugeraho umuntu atifuza iby'isi, wadutanze kugeraho umuntu abasha kubona ibintu bigaragara akabitesha agaciro, ibitagaragara bikaba byo bifite agaciro. Wegereye iteraniro ry'imyuka yejejwe, mu Baheburayo 10:4 niko bavuga. Bavandimwe rero, nashaka kugaragaza ko iki kintu kirihutirwa kandi gifite akamaro, kubera ko kumenya neza ko ibyanditswe dufite bihagije, bityo ibyo bivuga byose bikaba ari ibintu bitashidikanywaho. Niba bivuze ngo buri muntu wese yandikiwe gupfa rimwe hagakurikiraho urubanza, iyo wamaze kumenya ukuri tugiye kwiga birakorohera kubyakira. Iyo usomye ukabona ahantu bivuga ngo ntimukagire ingeso zo gukunda imibi, mu Baheburayo 13 ngo ntimukagire ingeso zo gukunda imibi, ngo kubera ko Uwiteka yita kuri mwebwe. Birakorohera kubyumva koko, kubera ko iryo jambo riba riturutse mu kanwa k'Imana kuri wowe. Rero ibi bigwi tuzavuga kuri scriptures, nabanje vuga ku kintu cy'uko kuba umuntu dukoresha amagambo y'amahanga tuzagerageza kuyishyira mu kirimi cyacu, ariko icy'ingenzi nuko muzagenza mukara ko biri mu byanditswe byera. Rero tuzareba ibintu nibura nka 5. Tuzareba kuri attributes of the Bible, tuzareba the authority of the Bible. Ese Bibiliya ikuraho uburenganzira bwo guca iteka ikavuga ngo iki ni icyaha, iki si icyaha? Ikavuga ngo umugore yagenewe kubana n'umugabo, icyo ni icya mbere, kandi akaba umugore umwe ku mugabo umwe. Ikavuga ngo pasiteri akwiye kuba ari umugabo, agakwiye kuba ari umugore. Ikavuga ngo Kristo mwubaha ababayobora. Ikavuga ngo ubutumwa bwiza buvuga ko umuntu abona ubugingo buhora atabukoreye. Ikavuga ko Imana yatanze amahirwe y'uburyo umuntu ahinduka umukiranutsi mu maso yayo atabikoreye. Tukamenya ko ibyo bintu ari ukuri. Bibiliya ikuraho ubwo burenganzira bwo kuvuga ibyo. Ikavuga ko isi yaremwe n'Imana, n'ijuru rikaremwa n'Imana. Ikavuga ko ibibazo byose biri mu isi bikomoka ku kugwa kwa muntu. Ikavuga ko Kristo yaje kugira ngo abature ububata bwo kubora ibyaremwe n'abaremwe barimo abazamwizera, kandi ikavuga ko igihe kizagera hakabaho urubanza rw'iteka. Ikuraho ubwo burenganzira. Iryo jambo the authority of the Bible, icyo tuzakireba, ni imwe muri attribute of God. Icya kabiri tuzareba the inerrancy of scriptures. Inerrance ni uvuga ngo ni opposite ya error. Ni uvuga ngo nta kosa, inerrance of scriptures nta kosa riri mu byanditswe byera. Ntabwo uyu munsi twiga, kera bavuga ko hari ibice byo mu mubiri bidafite akamaro ku mubiri, bihari gusa ngo ni ibisigarizwa by'uko kera twacitse umurizo, byari biri mu bigize, kuko umuntu bavuga ko ngo yakomotse kuri chimpanzee. Ngo rero twabona chimpanzee zifite umurizo tukaba tutawufite, bavuga ngo ubwo ni igice cya nyuma cyacitseho umurizo. Hari kwinjiriza we. None uyu munsi siyanse iravuga ko icyo kintu gifite akamaro cyane ku mubiri. Muzagende mu bisome. Kera twiga bavuga ko izuba ritagenda, mu birebe no kuri Google nubwo nayo itari yo kwizerwa, murabibona ko noneho babonye ko rigenda. Bibiliya ikavuga ngo Imana yategetse izuba nirihagarara igihe cya Yosuwa. Abasiyanse kajya ikavuga ngo ntabwo rigenda. Byaje se kumenyekana ko riri muri movement. So nashaka kuvuga ngo iyo tuvuze ngo Bible is inerrant, tuvuga ngo inerrant, tuvuga ngo nta kosa ririmo, ni yibeshya, ntabwo ikeneye kuba updated nkuko siyansi ibikora, nkuko amategeko ahora ahindagurika. Reka mbaho urugero wenda, reka duhere hano iwacu.
hari igihe cyabayeho gutunga imbunda atari ikibazo, igihe kiza kugira batanga itegeko rivuga ngo bibaye ikibazo nyuma y'amezi 6 bari bamaze kuzana. Icyo nshaka kuvanamo urugero aho ngaho nuko nyine harimo era, nuvuga ngo kubera ko ari umuntu wabikoze yabasha kongera kubyapudetinga. Igihe cyabayeho abaganga biga imyaka 6, habaye iki kugira ngo babe biga 5? Igihe cyabaye haba engineer biga imyaka 5 mu rugero i Butare, habaye iki kugira ngo babe biga 4? Ibyo byose ni ikimenyetso bitungira agatoki ko nyine ibikorwa n'umuntu biba bifite weakness, bikenewe kuba updated. Tuzareba tureba ukuntu Bibiliya yitabikeneye, inerrant of scriptures. Icya gatatu tuzareba kuri infallibility of scriptures. Infallible nuvuga ngo ntabwo icyanditswe gishobora kugwa hasi, nko kuvuga ngo nta kintu na kimwe ibyanditswe byera byavuze kitazasohora. Reka mbaho urugero. Hari ukuntu ababyeyi nka kera bakubwiraga bati sha uzavamo akagabo, ariko ugasanga bene uwo muntu wayibwiye ubu ni mayibobo, cyangwa ari muri gereza yakatiwe burundu kubera amanyanga. None se ka kagabo bavugaga ko nabo bavuga amagambo ararema, ariko ibiremwa muntu n'indushyi nk'amagambo ararema, uwo muntu byaje kugenda bite? Hari n'abiyaturira ngo sinzapfa nza turabazi mu miryango, mu nshuti, ariko icyerezo rikaba uwo muntu agapfa arwaye indwara bavuga ngo si yo kwica niyo uzabaho, warangiza agapfa. Bavandimwe rero nuvuga ngo ndagenda nkoresha ikinyuranyo cy'icyo Bibiliya icyo Bibiliya yo ubwo iri infallible, yo ibyo yavuze byose. Yavuze ngo iki? Yabwiye Dawidi, Adamu, dore kuri Adamu, no gupfa uzapfa nuva ku giti n'urya ku giti. Muzarebe mu bice bya mbere by'itangiriro bavuga ngo abaho imyaka 990 arangije arapfa. Mwese hano hari abafite amoko wenda bayazi, bababwiye abanyiginya bega n'ibiki byose, mujye mubaza uwo muntu wabaye bita Kega wa mbere, uwo bita munyiginya wa mbere ari hehe? Yarapfuye, baramushyinguye, barahinze, abantu bafashe ubutaka bibereyeho bararyama. Kuki? Kwa kuri Bibiliya yavuze Bible is infallible, icyo yavuze ntikizabura gusohora. Yavuze ko umuntu wese yageneye gupfa rimwe hagakurikiraho urubanza. Barapfuye. Hari uwavuga ngo ariko urubanza ni rwabayeho, uzapfa ujyeyo ugaruka utubwire ko rutabayeyo. So iyo tuvuze ngo infallible, Bible is infallible, tuvuga ngo Bibiliya ni ukuri, nta jambo ryayo rigwa hasi, risohora uko ryavuzwe. Tuzareba ikindi rero gikurikiraho cyitwa clarity of scriptures. Reka nkoreshe iryo jambo clarity, kuvuga ngo ibyanditswe byera biratomoye, ntabwo ari bya bindi abantu bavuga ngo ni inyanja. Murabyumva ngo Bibiliya ni inyanja nta wamenya? Oya, ntabwo ari inyanja. Ku buryo nyine Paul yandika, Mwuka Wera umuvugira mu kanwa akavuga ngo na Petero ndetse ngo buri muntu akwiye kuba afite, reka mbasomere mwumve ko Bibiliya atari inyanja nyine, mwumve kuko ari inyanja ntabwo twabwirwa ibintu nk'ibi. Muri Petero 1:15 Bibiliya ivuga ngo kasome ngo ahubwo mwubahe Kristo imitima yanyu ari we mwami, kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabaje impamvu z'ibyiringiro mufite. Muteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabaje impamvu z'ibyo mwizera. None se aba ni abantu babwirwaga, iyi ni first century church, aba ni abantu mu kinyejana cya mbere, abenshi batari barize kaminuza zitaranabaho uko tuzitekereza uyu munsi, ariko barimo barabwirwa ngo buri muntu aba afite ibisubizo bya buri. Niba kubaza ngo kuki uvuga ko Imana yaremye ijuru n'isi, uba ufite igisubizo. Niba kubaza ngo kuki uvuga ko urupfu rwakomotse ku cyaha cya Adamu, uba ufite igisubizo. Niba kubaza ngo kubera icyo umugore akwiye kubana n'umugabo umwe kugeza apfuye, uba ufite igisubizo. Niba kubaza ngo kuki wizera ko ijuru ridakorerwa ari ubuntu bw'Imana, uba ufite igisubizo. Ntabwo ari bimwe nabonye uyu munsi abantu mu madini batandukanye, nibagiye izina rye n'uwa hariya Kimironko, avuga ngo niba ari muri Foursquare simbyibuka, ngo impamvu ngo abanyabuntu ngo babasha kubona ibisubizo ngo bafatwa na Satani. Bibiliya iti uba ufite ibisubizo by'ibibazo byose ubajijwe ku byo wizera. Umuntu nk'uwo w'injiji mu by'iyobokamana akavuga ngo impamvu ufite ibisubizo nuko ari Satani ubigufasha, byabaye sari ikinyuranye. Ahubwo Bibiliya ivuga ko ahubwo umuntu usinzira mu ijambo ry'Imana, umuntu utita ku byanditswe byera, umuntu nyine utabisobanukirwa, amaso yapfutse, siko Bibiliya ivuga ngo rega
umuntu wa kamere ntiyabasha gusobanukirwa ibyanditswe byera, n'ibyanamuryohera rwose. Noneho barabikora ikinyuranyo bakavuga ngo uwo biryoheye ubihoramo ngo uwo nguwo niwe kibazo, uwo nguwo niwe ngo abadayimoni bafasha. Ariko murumva Satani ukuntu akora. Bavandimwe rero dukomeze. So ubwo tuzareba attributes of the scriptures. Icya mbere tuzareba infallibility of scriptures, turebe the authority of scriptures, turebe the clarity of scriptures na inerrance of scriptures. Hanyuma uyu munsi umwanya dufite ndagerageza ko tuza kureba ku cyo twise sufficiency of scriptures. Kambisubiremo, tuzareba the authority of scriptures, uburyo ibyanditswe byera bifite uburenganzira bwo kudutegeka ari umwami tukababaja, si ibitekerezo si ukuvuga uko mbyumva. Icya kabiri turebe infallibility of scriptures, turebe uburyo ibyanditswe byera nta na kimwe kigwa hasi, uko Imana yabivuze bizasohora, imperuka izabaho, buri muntu wese utarize Kristo azajya mu muriro, uwamwizeye azahabwa ubwiza, ukuntu Imana uwamwizeye agahabwa ubugingo buhoraho uyu munsi abufite ari uwera n'umuziranenge mu maso y'Imana. Gatatu tuzareba clarity of scriptures, uburyo ibyanditswe bisobanutse byumvikana mu buryo bworoshye. Ibyo iyo mvuze ngo clarity simba mvuze ngo byumvikana ku rwego rungana kuri buri muntu, ya hari abo Imana yahaye iyo mpano yo kwigisha abandi, ariko igihe akwigishe wabyumva 100%. Kane tuzareba inerrance of scripture, ukuntu nta kosa na rimwe riri mu byanditswe byera. Mureke babandi birirwa bavuga ngo ariko ubwo bivuze ngo ibyanditswe byera biva ku Mana byose, ngo kandi tubona ngo Satani avuga nabyo mvanye muzeyi mpyisi, ngo twumva Satani, ngo kandi hari ahantu Satani, ngo muri Bibiliya harimo ijambo. Bibiliya ni ijambo ry'Imana yose, ntabwo harimo ijambo ry'Imana nk'aho ibindi. Oya, niyo yaba ari Satani uvuga, ninde watumenyesheje ayo makuru y'icyo kiganiro? Ni Imana yabyandikishije, itubwira icyo kiganiro ko cyabayeho. Ibi bigira ijambo ry'Imana rero nuko ari Imana yabyandikishije. Nubwo yaba ari indogobe ya Baramu na cyagihe Baramu na Baraki bya bindi bakoraga, yaba iyo ndogobe bivuga ni ijambo ry'Imana, yaba yanze kwivuga ni ijambo ry'Imana. Kubera iki? Ni Imana yazanye ayo makuru yatumenyesha uko byagenze, niyo yaduhaye iyo nkuru, iyo filime, niba ariko nabigereranya. So abana b'Imana bajya batesha umutwe n'ibintu nk'ibyo. Reka rero turebe icyo ngicyo. Turareba kimwe uyu munsi rero, sufficiency of scriptures, uburyo ibyanditswe byera bihagije. Bavandimwe reka nsobanure iki kintu, ndagerageza kuvuga icyo kivuze n'icyo kitavuze, hanyuma turebe mu byanditswe byera tubone ko aricyo bivuga. Niturangiza tuzagenda tureba ku zindi ngingo. Uyu munsi ndifuza ko ikintu tukibazaho, ndaza no kwerekana ahantu uzaza wimenya cyangwa aho ukamenya ko bamaze gutakaza iki kintu nubwo birirwa bakiririmba. Icyo kintu gisubiremo, simvuga gusa icyo bivuze, ndavuga n'icyo bitasobanuye. Ariko si icyo gusa, ndanavuga n'ibikwereka ko ibyo bintu koko ari wowe ubyizera, cyangwa uyu munsi ugomba kujya mu cyumba cyawe ukihana ukizera uko kuri. Kabiri, no kugenzura aho ujya hose ko byanditswe byera babyakira batya batabyakira batya. Ejo mu mutuzo mwiza ukazafata lettre raro yanditse uyishyira uwitwa pasiteri wawe cyangwa umushumba wawe, niba atari gufata ibyanditswe byera uzabimuha umwubashye, umbwira uti rero njye ntandukanye nawe kuko unyuranye n'ibyo ibyanditswe byera bivuga, ureke kwifatanya n'abatizera. Rero bavandimwe, sufficiency of scriptures bivuze iki? Bivuze iki kintu, bivuze ngo Bibiliya ibi bitabo 36 apana biriya by'igihumbi 1517 bashyiragamo abari abakatolike, ibitabo 66 bigize Bibiliya. Muri ibyo murabyumva bavandimwe, harimo icyo umuntu yamenya akizera akabona ubugingo buhoraho akiri hano ku isi. Kabiri, kandi muri ibyo harimo icyo uwo muntu wizeye yamenya akacyizera akagikurikiza akabaho yubaha Imana kugeza igihe azapfira. Mu yandi magambo, harimo ibyahereza umuntu ubugingo buhoraho n'ibyamwemeza ko koko ubwo bugingo yabubonye binyuze mu kubaho nk'ikiremwa gishya. Ibyo ndagira ngo rero mbisome mu byanditswe byera, nindangiza mbone gusobanura. Ndashaka murebe mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa 2 mu magambo make kamivuga.
mu rwandiko Mwuka Wera yashimye guca ku rurimi rwa Pawulo akabwira Timoteyo. Imana yashimye guca ku rurimi rwa Pawulo ikabwira Timoteyo. Mbanaga ko byumvikana nk'aho ari ibitekerezo bya Pawulo. Ibi bintu mwumva ko havuga, haravuga ngo Timoteyo wa 2 igice cya 3 haravuga ngo umurongo wa 14, ariko wehoho ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije. 15, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera Bibiliya bibasha kukumenyesha ubwenge. Byo muri byo byifitiye ubushobozi bwo kumenyesha ubwenge bukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Kandi ibyo byanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kukwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Ibyo byanditswe byera iyo bikoze ibyo havamo iki? Kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Mwabyumvisha abavandimwe, ni ukuvuga ngo arimo aravuga Mwuka Wera anyuze mu kanwa ka Pawulo ngo ufite ibyanditswe byera bibasha kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo nk'uko bibivuga, ngo ariko si ibyo gusa, ngo binabasha kuguhana no kukwigisha no kukurera kugira ngo ube ufite ibikwiriye byose kugira ngo ukore imirimo myiza yose. Sufficiency of scriptures, kuba ibyanditswe byera byihagije. Bavandimwe, ndaza kugaruka ku kintu mu kanya cy'ukuntu iyi ngingo abantu bajya bayitakaza, kandi bayitakaza mu buryo bworoshye. Hari amagambo y'urwitwazo abantu bakoresha, ariko ayo magambo asa naciye bugufi, ariko aba afite ikintu arimo agabanya kuri uku kuri. Iyo umuntu avuga ngo iki cyanditswe ntabwo abantu bakivugaho rumwe, ngo bityo rero ngo ntabwo wafata umwanzuro, uwo murongo wawuma uvuga ngo icyanditswe abantu batazaza bavugaho rimwe ngo ntukawufateho umwanzuro. Tuzabireba tuvuga ku ngingo ya the promiscuity cyangwa the clarity of scriptures, ukuntu ibyanditswe byera bitomoye nta rujijo rurimo. Ibyo ntibisobanuye ko byose byoroshye kubyumva, oya. Petero siko yavuze. Petero yaravuze mu rwandiko rwe rwa 2, naragaruka ahangaha, yaravuze ngo muri ibyo, mu byo Pawulo yanditse, ngo harimo ibihwanyije. Ntabwo yavuze ngo harimo ibidashoboka kumvikana, oya. Mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu Yesu Kristo ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabayandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe, ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye icyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa. Nibyo biraruhije gusobanukirwa, ibyo rwose birabyemera, ariko ntabwo bivuga ngo ntibishoboka gusobanuka. Ku buryo abantu babiri bicara hamwe barimo bota umuriro, wenda ahantu hakonje, bafite akawayini, barimo baganira ngo ni theologians, ni abizi iyobokamana, bafite ubwanwa bagenda babukoramo bavuga ngo icyo ntigisobanutse, icyo siko nyumva, nuriya ntabwo ariko acyumva, bityo rero twese ntawamenya icyo ari cyo. Ako ni agasuzuguro. So urashaka kuvuga ko Imana yavuze ibintu mu marenga? Nyine Imana irisoba, ni nk'umwana ubaza ngo nkuhe ibiryo, ati si nkuhe ibiryo, ati nicyo ushaka kuvuga ku Mana? Avuga ko yavuze mu ndimi, yavuze ibintu. Ibyo byose binyuranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Emera intege nke zawe, emera ubujiji bwawe, emera ubunebwe bwawe, emera kamere kigutwaza igitugu, ariko uvuge ko ukuri guhari wenda utarakumenya, ariko utajya kuvuna hagati mu ryinyo wubaka. Birababaje bavandimwe, birababaje. Hagomba kuba ikintu cyitwa reverence. Nitugera ku byanditswe byera by'Imana tukumva nyine umutima wacu wasandaye hasi, nicyo tugomba guhora dusenyera Imana. So reka nkomeze, narimo mvuga ukuntu kuba bimwe biwuhanyije gusobanurwa ntabwo bivuze ngo ntibishoboka. Twisubire inyuma rero, narimo mvuga ku kintu cya sufficiency of scriptures. Iyo tuvuga ngo ibyanditswe byera, kimwe mu bigwi by'ibyanditswe byera ni uko byihagije gukora iki? Kutubwira icyo dukwiriye kwizera kugira ngo tubone ubugingo buhoraho nk'uko dusomye, no kutubwira ibyo dukeneye, uburyo dukeneye kubaho. Reka mbisobanure ibi bintu. Niba wenda tugiye ku rushako,
ibyanditswe byera tugomba kwibaza ibyanditswe byera bivuga iki? Reka mvuge kurushaho, bivuga ko umugore agomba kugandukira umugabo. Nta mitwe ibiri mu rugo, umugabo niwe mutwe, umugore akamugandukira. Bibwira icyo abagabo? Ko dukwiye gukunda abagore bacu nk'uko Kristo yakunze itorero. Muri byo harimo no kuryihanganira, harimo no kumwihanganira igihe atabashije kukugandukira muri byose. So ubwo tubonye icyo ibyanditswe byera bivuga. Iyo bivuze ngo kandi byahumetswe n'Imana kandi ngo birahagije guha umuntu ibyo akeneye byose kugira ngo abeho ubuzima bwubaha Imana, nicyo bivuga kurusha kumva icyo bivuze. Ku mafaranga, niba uri mu kazi, ibyanditswe rero bivuga iki? Bivuga ko udakwiye gukorera ijisho muri Timoteyo, cyangwa ngo uyibe mu byo urimo. Nyurwa n'ibyo uhembwa. Icya kabiri, ureke gukorera ijisho. Ibyanditswe byera birahagije kutubwira icyo dukwiye gukora mu buzima bwacu kugira ngo tubeho uko Imana ishaka. Ibijyanye n'urushako, sinzi ngo abateretana ngo barimo bagerageza, sinzi ngo wateretana n'umupagani, oya, bivuga bite mu Bakorinto ba mbere ba 2:6 ngo nimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Ese Satani yagirana isano ate na Kristo? Ubwo biduhaye icyo gukora kugira ngo twubahe Imana mu bijyanye n'urushako, mu bijyanye no kurambagiza, mu bijyanye n'akazi. Murabyumva? Abana tubarere bate? Abantu benshi barashyushye, bagenda biranangaza ukuntu itorero ry'Imana rigenda riba institutionalized, rigenda riba ikigo, sinzi, ukajya usanga focus yavuye ku cy'ingenzi yagiye ku bindi. Ni gute nabona ubushyuhe muri iyi fellowship runaka? Ninde wakubwiye ko ugomba gushaka ubushyuhe muri fellowship na connections na contact ngo bazangeze kuri bamfashe ibi ngibi? Sinzi abaganga dusengana, sinzi abubatsi, sinzi abakora amafaranga. Ibyo byose ni ibintu bikomoka bishibuka muri kamere ikikuboshye. Si icyo ngicyo. Itorero ry'Imana ugomba kurishakira ibi ngibi aho bigisha ukuri kuva ku mbere kugera ku cyumweru. Ariko hari ibyanditswe, buriya iyo tuvuga ngo kwigisha ukuri hari ukuntu abantu bakwiye kubyumva. Niba nshobora kwigisha n'urugero kwishyira ukizana k'umukristo, nkasoza ngaragaje ko kunywa inzoga nta kibazo biteye, mfite ikibazo. Niba Paul we yigishije akagaragaza agasoza avuze ko Yesu, Paul yigishe Christian liberty, asoza aganya ahantu we umwanzuro ubuzima bwe bugiye bubaho yiyima byose ku by'ubutumwa bwiza. Avuga ngo sinzongera kurya inyama niba hari uwo zigusha, isi cyitwa isi. Nge nkabyiga mu buryo busoza ahubwo bimviramo kuvuyara. Nahatanye. Nibyo nigisha ukuri yego, ariko nakwambuye ikanzu kwatanzwemo. Reka dukomeze. Sufficiency of scriptures. Nuvuga ngo ibyanditswe byera birahagije kuduha icyo twizera n'uburyo dukwiye kubaho twubaha Imana. Hari uvuga ati se noneho mbwira, hari abantu ba skeptics bataka ibyanditswe byera bakavuga bati none se ubwo ko ntacyo bitubwira ku kubaka inzu. Aho reka nsubiremo. Bibiliya yanditse itya: ikemura cyangwa isubiza cyangwa iyobora umuntu mu buryo agomba kwitwara imbere y'Imana muri buri kintu arimo gukora. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Iyo Bibiliya ivuze ngo udakora ntakarye, muri iryo jambo Imana ibirimo ivuga ngo niba ushaka kubana nanjye neza, mfitanye umubano nawe muzima, ni uko ukora wariye, ni uko urya wakoze. None se iyo gukora bimwe mu byo dukora si ukubaka, kuvura, gutwara amamodoka n'ibindi? None se ubwo wavuga ute kitabivuzeho? Ni ukuvuga ngo Bibiliya yo addressing ikibazo cya moral value, moral life yawe imbere y'Imana. Niba ari ubwo bwubatsi, niba ari ubwo buganga, wikuramo inda z'abana ikabira gushubije, kuko nukuramo inda y'umwana uzaba wishe, ntukice. Ubwo yamaze kwadressinga abaganga, yadressinze abandi bose. Umuyobozi imusaba gushyira mu bikorwa ubutabera, agahemba mu Baroma 13, agahemba abakwiye guhembwa, agahana abakwiye guhanwa. Nadakora ibyo ngibyo,
azaba yishe iby'Imana imutegeka kandi izabimubaza. Rero bavandimwe, icyo nshaka kuvuga ni uko iyo tuvuze ngo sufficiency of scripture, tuvuga ngo ibyanditswe byera birahagije kutubwira uko buri kintu cyose dukwiye kugikora, yaba aricyo dukwiye kwizera, yaba ari uko dukwiye kwitwara mu buryo imbere y'Imana tuzatuba turi faithful servant, abakoze iby'Imana ishaka kuri byose. Mbisubiremo, kuri byose. Moral stand imbere y'Imana mu buryo bw'imico n'imigirire n'imitekerereze bigomba kuranga. Hari isomo abantu bose bagiye biga, bize umwuga wari wose, ethics, uko ukwiye kwitwara. Bibiliya rero yiraza ikagusanga uri umuganga, avuga ati dore ibi uko ugomba kugenda muri ubwo buganga bwawe, dore uko ukwiye kugenda muri ubwo bw'injeniyeri bwawe, dore uko ukwiye kugenda muri ubwo pasiteri bwawe. Ntago ari ukuvuga ngo kuko bikora ubwo biraha, ntago ari kuko bikora. Oya, hari uvuga ngo ngo biriya bintu ngo ni ukuri ngo tuzabibona. Hari abanyarwanda bavuga ngo izi ngo reformed circles ngo niba ari ukuri ngo ko bizaramba. Islam ariko yararambye, imaze imyaka 1000 irenga 400, none se yigisha ukuri? Katolika yararambye, abarangi baracyariho, n'abapfumu bariho. None se ntabwo kuramba ibyo byerekana ko ikintu ari ukuri? Hari uvuga ngo ariko ikingenzi nuko abantu bumva ubutumwa bwiza. Ngo ibyo bikuye si cyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi ni uko ibintu bikorwa uko Imana yabigennye, ntabwo ari cyo cy'ingenzi. Rero bavandimwe, icyo twavugaga sufficient scriptures, nongera kugaruka rero mvuye hano muri aya magambo ya Pawulo, ndashaka noneho gusubira kuri cya cyanditswe twahereyeho cyo muri Luka 16. Ibindi tuzareba, ndimo nanga kugenda mvuga byinshi kuri iyi ngingo kuko byagenda bigongana n'izindi ngingo bikazatuma zitumvikana neza. Igice cya 16 twasomye ngo mwumve ukuntu byanditswe iyo tuvuga ngo birahagije kuzanira agakiza. Mwumve ukuntu Kristo umwami w'abami, Imana 100% nawe yabivuze. Yaravuze, mwumve bavandimwe, ahari ibi bintu byatumye imitima y'abantu ituza ikaruhuka. Yaravuze muri Luka 16 umurongo wa 29 ngo Aburahamu aramubwira ati bafite Mose n'abahanuzi. Mwibuke iki ni igihe Kristo yari ku isi. Mose yarapfuye kera, Abisirayeli bakiri mu nzira bakiva muri Egiputa. Simubizi ko Mose yapfuye se bataranambuka ngo bajye Kanani? N'abahanuzi. Ariko Bibiliya iravuga ngo kubera ko abahanuzi bari baranditse byanditswe, kubera yuko Mose yari yaranditse ibitabo 5, Itangiriro n'ibiki no Kuva no Gutegeka kwa kabiri n'Abalewi. Bibiliya iravuga no Kubara, iravuga ngo Aburahamu arimo arabwira uyu muntu ngo ngo Kristo niwe wacaguye umugani ngo bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Ni nko kuvuga ngo ibyanditswe mu byo Mose yanditse, ibyanditswe mu byo abahanuzi bavuze ba Yesaya, ba Yeremiya n'abandi, birahagije guhereza umuntu ubugingo buhoraho yizeye icyo bivuga, nazajyaho uyu mukire yagiye. Murabyumva bavandimwe? Nawe ati oya sogokuruza Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Arambwira ati nibatumvira Mose n'abahanuzi nibakwemera naho umuntu yazuka. Urumva umwuka we ko arimo kuvuga, aravuga ngo umuntu utabasha gufata ibi byanditswe byera ngo bimuhagije kumuha igisabwa kugira ngo ajye mu ijuru. Uwo muntu ngo niyo umuntu yazuka ngo ntabwo byamutera kwizera ukuri. Nyine mwumve mu mutima wa Kristo ukuntu ibyanditswe byera bishyira hejuru. Arimo aravuga ngo niyo igitangaza icyo cyose cyabanya, n'uva abantu bavuga ngo yanga ngomba kugira imbaraga, n'imbaraga z'ibitangaza ngo kugira ngo abantu bemere. Ntabwo ari byo. Umwami w'abami icyo yavuze, yaravuze ngo niyo bakwize, niyo umuntu yazuka ntabwo bakwizera. Ngo nibatemera, ni nko kuvuga ngo ibyanditswe byera birahagije kubahereza icyo bizera, ntibazaza aho wagiye kuzimu bakazajya aho Lazaro yagiye mu ijuru. Ati n'ikindi gusa si uko bidahagije gusa, nta n'ikindi cyabasha gutuma bizera, ku buryo avuga ngo niyo umuntu yakwizera. Nyine uyu nk'umupagani, nk'umuntu wagiye kuzimu, ni uko batekereza, bahora batekereza ko ibitangaza ari byo byatuma umuntu amenya ukuri.
aribyo byatuma umuntu akurikira. Nta muntu, umuntu wese ushakira Imana ibyimuha n'ibyo yakwerekana by'ibitangaza kubera inda ye n'umubiri we, uwo wese ni umupagani. Ibyo ni ibintu na Satani avuga. Muzasome muri Yobu. Satani abwira Imana ngo none se ngo yabuzwa n'iki kukumvira Yobu, ngo wagiye umuha ibyo akunda, ngo wamurindiye urugo, ngo aba amahoro, health and wealth messages, wamuhaye ibyo ashaka, wamuhaye abandi igitero, ngo urangije ngo wubaka urukuta ruzenguruka iwe, ngo nta bibazo agira, bya bindi mu madini birirwa bavuga. Ngwino ibyawe kumusarabiranagana, ngwino byegere ubimanure. Murabyumva? Ntabwo ari byo bavandimwe. Ibyanditswe byera biravuga ngo mushyire ibirenge hasi, mutuze, mumenye ko ibi byanditswe na Mose bikandikwa n'abahanuzi bihagije guha umuntu ubugingo buhoraho no kumuha ibisabwa kugira ngo azabeho ubuzima hano bubaho ari umushyitsi n'umwimukira. Ariko abantu barirwa bavuga ngo sinzi ngo Rubega yaje, ngo sinzi ngo waje, ngo sinzi ngo Masasu ngo afite ngo ukuntu azabamanura imigisha, sinzi ngo Obaride ngo azura abarwayi, ngo akazura n'abapfuye. Ariko man, Paulo yigeze kwandika aravuga ngo ariko ngo ko babakubita ibiboko, njyewe ikiremwa muntu kirangora pe, by'umwihariko abiwacu. Ntabwo numva ukuntu umuntu abona ukuntu bamubeshya ibintu binyuranye 100% n'ibiri muri Bibiliya, ariko agakomeza akabyirukaho. Ariko nibyo koko Bibiliya bivuga ngo imitima yabo ihora ku isi, bahoza umutima ku by'isi. Imana yabo ninda, Imana yabo ninda. Mwibaze muvandimwe, Imana y'umuntu ni ikintu mbese niyo mpamvu yo kubaho ye, niwo yunamira, ibyo akora byose niho bizenguruka. Ngo Imana ye ninda, ngo baba bashaka ibiryohera amatwi yabo. Bavandimwe rero biravuze ngo ibyanditswe byera birahagije kuduha ibyo twizera. Mu kanwa ka Kristo birimo biravugwa. Ariko si icyo gusa, ndagira ngo murebe narava ahangaha ahantu ushaka gusoreza. Ushobora kwibaza uti se ko abantu benshi yego ndabyemeye birahagije, ariko se namenya bivuga iki? Namenya bivuga iki? Dore icyo bivuga muri Luka 24 haravuga ngo umurongo 44, maze arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nyiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri bye byose mu mategeko ya Mose, uwo ni Kristo, no mu byahanuwe, ibyanditswe kuri jyewe mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe. Hahandi twasomye ngo bafite Mose n'abahanuzi, nibabumvire babone ubugingo buhoraho ntibazajye ikuzimu. Mose n'abahanuzi banditse iki? Banditse uyu mugabo Kristo, umwami w'abami. Simvuga umugabo ngo ujye ngo ni umuntu mu cyiciro cyacu. Bamwanditse hiki ngo aravuga ngo ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no ku byahanuwe muri Zaburi bikwiriye gusohora. Muri Zaburi, mu mategeko ya Mose, mu byahanuwe. Niba ufata itangira igice cya mbere nubonemo Kristo n'inzira y'agakiza, urahumye. Nyine uracyari okay, niba waranizeye uruhinja mu gakiza. Nuko se ari byo bisebye? Oya, niyo waba uri uruhinja ariko ukijijwe. Ariko igikomeye ni iki? Ntabwo Bibiliya ivuga ko abana bakwiye kuguma ari abana, dukwiye gukura. Niba udashobora guhuza ibyanditswe kugira ngo urebe mu itangiriro bivuga ngo mwiremo ukuntu ibintu byari chaotic, ngo Mwuka Wera akaza akabishyira ku murongo. Paul yaza akavuga ku murongo wa 4 akavuga mu Korinto wa 2 ngo nk'uko Imana yategetse umuco kuva muri Eden, nko kuvuga ngo nk'uko uburyo Imana yabikoraga cyari igishushanyo cy'uburyo ikiza umuntu imukuye mu rupfu. Ngo niko yategetse umucyo kuvira mu mitima yacu, ngo ugaragaza ubwiza bw'Imana mu maso ya Yesu Kristo, ngo tubone ubugingo buhoraho. Nko kuvuga ngo nyine Kristo arimo arabwira ngo dore ibyo Bibiliya ivuga, dore ibyo sufficiency bahereza ubugingo buhoraho, ngo mu byanditswe muri Zaburi, mu mategeko ya Mose. Amategeko ya Mose ni ibitabo 5 bibanza byose, muzabisome mwitonze. Mu Cyongereza ni urwandiko rumwe, biriya bitabo 5. Reka mbereke muri biriya y'Icyongereza, mbasomere mwumve ukuntu bitangira ibyo bitabo, ukuntu ari ibitabo nyine ni continuation y'urwandiko rumwe, biriya bitabo 5, ku buryo iyo bivuze ngo ibyanditswe mu mategeko ya Mose ikabifata nk'igitabo kimwe, mujye mwumva icyo bivuze. Reka mwumve, reka mbabwire ukuntu ibyo bitabo bitangira. Itangiriro ryo riratangira nyine in the beginning God created heaven. Noneho nitugenda mu gikurikiraho aricyo Kuva, aravuga ngo mwumve umurongo wa mbere w'igice, now these are the names. Murabyumva? Nta muntu utangira igitabo avuga ngo nawe,
ahubwo ni continuation ya cya kindi cyarangiye, ya cya kindi cy'itangiriro cyarangiye. Nujya mu Balewi uraza gusanga bagitangira bavuga ngo and the Lord Exodus now, nyuma y'itangiriro in the beginning, noneho Exodus now. Nujya mu Balewi urazanga and the Lord, and ntabwo watangira igitabo uvuga gutyo, ni urwandiko rumwe rwakomezaga. Noneho nituza tukareba ikindi gitabo gikurikiraho aricyo Numbers cyangwa kubara, haravuga ngo and the Lord, nk'uko Leviticus yatangiye and the Lord, noneho Imana. Mbese ni ugukomeza kwa bya bintu byandikwaga ukagera ku gitabo cya nyuma. Bavandimwe rero, icyo dushaka kuvuga ni iki? Nashaka kuvuga ko iyo umwami w'abami avuga ngo ibinyanditsweho nyine, akavuga ngo muri Zaburi, muri mategeko ya Mose, abavuga igitabo kimwe, mu byahanuwe abavuga ko icyo bivuga uburyo umuntu abona ubugingo buhoraho n'uburyo umuntu abaho muri Yesu wamaze kubuhabwa. Arimo aravuga ngo ibyanyanditsweho hehe? Mu mategeko ya Mose, mu byahanuwe, muri Zaburi, bikwiriye gusohora. Bivuga iki? Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa, kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga mu izina rye. Kwihana no kubabarirwa ibyaha, sufficiency of scriptures, bivuga iki? Bivuga ko kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, reka mvere ukuntu ibintu byoroshye. Isezerano rya kera ryose rivuga Kristo uzaza. Ibitabo bine, ubwo ni bwa butumwa bwiza bwa Yohana, Luka, Mariko na Matayo, bukavuga ubuzima bwa Kristo ari hano ku isi. Hanyuma rero hakaza inzandiko z'abamaze guhabwa ubugingo buhoraho binyuze mu kwizera ibyo Kristo yakoze. Nuko isi izarangira mu byahishuwe, ubwo Kristo azaba agarutse. Igitabo kivuga umwami w'abami gusa, ntabwo kivuga ukuntu wakwikuraho karande, ntabwo kivuga ukuntu wabona visa. Ariko se njye ndibaza, abantu baranshobora ko Amerika yari ishyamba, ko muzi ko Columbus yaje kuyibona ibamo abantu mu 1600 aho ngaho ari ibihuru. Ubwo mwe muretse kwibeshya mwumva ari gute biriya yavuga ngo Imana izaguha visa kujya muri Amerika, kujya muri icyo gihugu? Ko biriya yanditswe kera. Sinzi ukura muri biriya ngo visa kujya muri Canada, mu Kanani yabo. Muzabaza abantu baba muri Canada, abafite inshuti zabo, muzabaze ko badafite amasaha bagera ku kazi, badafite ahantu batereye igikumwe ko yinjiye mu kazi, badafite ahantu nyine babiri icyuya, batarwara ibitaro bituzuye, polisi ituzuye, amatara atirirwa avuga, cyangwa ahandi hose abantu baba barota. Sinzi ngo Israel, ngo sinzi ngo Scandinavian nations, ariko se wahumutse. Bavandimwe rero, nashaka kwerekana ko ibyo byanditswe usibye no kuba bihagije, icyo bivuga nacyo kiri clear. Ariko si umwami w'abami gusa. Reka mwumve Paul ukuntu avuga. Ndabinginze mutega amatwi. Avuga we iyo yasomaga ibyanditswe byera icyo yakuragamo. Bityo bivuze ko inzandiko ze zose nuzisoma ujye umenya ibyo yakuyemo. Reka murebe mu gice cya 24 cy'ibyakozwe n'intumwa. Tugana ku musozo, reka mbasomere mwumve. Barimo bamushinza, mwumve ko Paul avuga. Aravuga ngo reka mere ku gice cya 26:22 wenda ubyumve. Avuga amaze kwiregura, yaravuze ngo mere ku gice 19, Mwami Agiripa, mera ko sinanga kumvira ibyo neretswe byavuye mu ijuru, ahubwo mbanza ab'i Damasiko, maze mbwireye ab'i Yerusalemu nabo mu gihugu cyose cy'Yudaya n'abanyamahanga, mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana bakora imirimo ikwiriye abihannye. Kwihana no guhindukirira Imana bakora imirimo ikwiriye abihannye. Ariko uyu munsi umuntu arigisha ibi ngo nirigarizimu, ngo ntabwo yavuze ubutumwa bwiza. Ariko se abanyarwanda bene bacu ninde wabaroza? Paul ngo yigisha ngo kwihana no guhindukirira Imana ngo bakora imirimo ikwiriye abihannye. Nicyo cyatumye abayuda bamfatira mu rusengero. Ageze kuri 20 mwumve hepfo, ariko mbona gutabarwa kwavuye ku Mana, na n'ubu ndacyariho mpamariza aboroheje n'abakomeye. Icyakora ntacyo mvuga, mwumve Paul ukuntu yavuze, keretse iby'abahanuzi na Mose bavuze ko bizaba, yuko Kristo atazabura kubabazwa, kandi kari uzabanza kuzuka no kubwira ubwoko bwacu n'abanyamahanga ubutumwa bw'umucyo.
murabyumva bavandimwe? Ibi bintu murumva bitumvikana koko? Ngo aravuga ngo nta kindi mvuga usibye ibyo abahanuzi bavuze na Zaburi zikavuga n'amategeko ya Mose akavuga. Ko ahita anabivuga, si ibintu by'urujijo. Kristo azaza akabyarwa na Mariya, akaba hano ku isi. Hari icyo tuzi gutaha cy'ukuntu Kristo yabasubije ababwira ngo, baje bambwira ngo hahirwa amabere yakongeje, bavuga ngo ya ngahubwo hahirwa uwumva aya magambo yanjye akayitondera. Nko kuvuga ngo no kuba Mariya yarabyaye Kristo ari isugi ntabwo bingana nk'amahirwe ari mu gusobanukirwa uku kuri ukizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niko Kristo yavuze. Baramubwiye ngo hahirwa amabere yakongeje, aje avuga ngo ya ngo ahubwo hahirwa umuntu wumva uku kuri ndimo kuvuga akakwizera akakubika mu mutima we. Ukuhe kuno Paul avuga ko Mose yanditse. None bavandimwe, umuntu ufata ibitabo by'isezerano rya kera nakuboneremo kubabazwa kwa Kristo no kuza kwe no gucungura abari mu isi, uwo muntu aragushuka kandi nawe umukurikira uzabibazwa, kuko nibyo biryoheye amatwi yawe. Ugufungurira ibyahishuwe, cyangwa ibyahishuwe abantu babigize ibyahishwe, ni ibyahishuwe bireruye, birivugira ngo nama w'Imana ngo watwejeje ibyaha byacu, ngo akababazwa akatugira abera n'abaziranenge mu maso y'Imana, agacungurira abantu Imana. Paul rero usibye none aravuze ngo nta bindi nigisha usibye ibyo Mose yavuze mu mategeko ye n'abahanuzi. None Bibiliya kuki abantu bavuga ngo ni inyanja kandi rikiriye? Kristo yatubwiye icyo bivuga, ngo byanditswe kuri we mu bahanuzi, mu bitabo bya Mose no muri Zaburi, ko agomba kuza akababazwa agapfa akazuka. Uwizeye ibyo akihana akizera ibyo akabona ubugingo buhoraho, akabarirwa ibyaha bye. Paulo nibyo avuze. Bavandimwe rero dusoza, sufficiency of scriptures nikivuze. Iravuze ngo mu byanditswe byera harimo ukuri guhagije guha umuntu ibyo akeneye kugira ngo abone ubugingo buhoraho no kubaho yera imbuto z'abakwiriye babuhawe, yambara imyenda yikwiza niba ari umukobwa, niba ari umugore atambara aticara imbere y'abagabo yarengeje akaguru kandi avugira muri ginani, agira isoni yirinda. Murabizi muri Timoteyo wa mbere 2 icyo cyanditswe sinuva umuntu ukigisha n'umwe ngo abagore bakwiye kwigiza bagira isoni birinda. Bagira isoni birinda babita nta muntu ujye ubivuga. N'ababyeyi bacu b'abapagani barikwiza mu byaro. Nyine amategeko ya nature ubwabo arabibabwira. Abasore, urabona umuhungu yatwitse imisatsi, sinzi aragenda yigira soft, mu mutima ni soft, emotions ni soft, zirajojoba, umubiri ni soft. Bavandimwe, ntabwo ari ibyo Imana yahamagariye abayo. Ngo bifite umumaro wo kutwigisha tukabona uko umuntu abona agakiza. Twabibonye muri Timoteyo wa 2 ngo wamenyaga ibyanditswe byera ngo bibasha guha ubwenge bukugeza ku gakiza gahabwa no kwizera Yesu Kristo. Ngo kandi ibyo byanditswe byamumuritswe n'Imana ngo bigira umumaro wo guha umuntu ibikenewe byose kugira ngo abe uko Imana ibishaka. Bavandimwe, hari ibintu ushaka kuvuga bikeya nka bitatu byo. Noneho sufficiency of scriptures twumvisha icyo ari cyo, twumvisha noneho hari uburyo buri insidious cyangwa bwo mu mayeri abantu bakoresha bagatakaza uko kuri, kandi bavuga ko mu magambo no mu nyandiko byanditse, ariko mu kuri uko kuri batakikwizera. Reka mbahe urugero. Niba nshaka kwigisha abantu ubutumwa bwiza nkabikora mu buryo bunyuranye no kuba Paulo babikoraga, ngeze ahantu umutima wanjye utakizera ko ibyanditswe byera byifitemo izo mbaraga zo gukiza, nabanje kubyambika amaherena ngo mbisige rabero, ngo mbisigize ngo kugira ngo isi biyiryohe. Amadini hano hanze arahari menshi yerwa atumira ngo abakobwa babaye abamisi, ngo amakorari yayine ngo korari do Kigali kajya kuririmbana n'abari basazi baririmba uburaya, ngo kugira ngo uko abantu benshi audience ngo ibyumve. Aho ntabwo umuntu aba akizera ko ibyanditswe biri sufficient gukora uwo murimo. Niba tujya gukora ukuri, ikintu cy'ukuri mu byanditswe byera bigasaba ko tubanza kubitorera. Twayishyize ku ntebe tutemerewe. Nta ntebe twe dufite yo gutora igikwiriye n'ikidakwiriye. Dukwiriye gusoma ibyanditswe byera tukamenya ukuri tukagukurikiza. Icyo kintu kiragoye. Hari ikindi cyitwa selective silence, aho usanga umuntu ahitamo ibyo adatindaho. Ngo ngewe nkumvuga iby'urukundo cyane, ngo ngewe sinya mvuga ibintu ngo byatuma abantu bashidikanya niba barakijwe niba batarakijijwe.
Paul ko yigisha se nawe se mu byakozwe n'intumwa ngo umugabo arimo mwigisha ngo agira ubwoba, yamwigira ngo iby'urubanza ruzatera ngo ibyo kwirinda, arimo arabwira umupagani n'ibyo gukiranuka, ngo agira ubwoba bwinshi cyane, avuga ati have po, reka uzagaruka umbwire. Bavandimwe, twakwemeye Imana imbaraga yapfuritse mu byanditswe byayo byera, tukarwana no kubyumva, tukarwana no kubyigisha uko biri, tutabyambika za mini, tutabyambika, tutabisiga rabero, tutabidekora, tukemera umwami ko ibi bintu abikoresha, uwadukijije ko nabyo yabikoresha n'abandi bagakizwa. Ariko nitubyanga n'ubundi Imana izakomeza ihabwa icyubahiro, ariko twebwe tuzabibazwa. Ariko mbivugira aha n'abandi bose Imana izagenda ifasha ubu nonaha, kandi nzi neza niringiye ubuntu bwayo, nzakomeza guca umurongo, uza negamiye ukuboko k'ubuntu bw'Imana, uzumva atabishaka azamunge. N'ubundi niyo nareka kuwuca ntago wakongera iminsi nzabaho, niyo nareka kuwuca ntago wakongera sanctification muri njyewe ngo nandaraze ngende mire byose. Oya bene data, igihe kirageze ngo tuvuge nka Yosuwa ngo Uwiteka niba ari Uwiteka, ibyanditswe byera niba mwemera ko twabyavuye mu kanwa ke tumukurikire, cyangwa se niba social media, niba kwikundishwa abantu ari byo bikwiriye gukorwa, ugenda ubikurikire. Ariko njye n'Uwiteka n'inzu yanjye tuzakurikiza uyu mwami. Murakoze bavandimwe, wagira ikibazo yakibaza, umwami abane namwe.